Amazina ye ni Tuyishime Joshua, benshi twamumenye ku izina rya Jay Polly. Yafatwaga nk'umwami wa hip hop mu Rwanda, umunyamuziki wakoze indirimbo nyinshi zitazava mu mitima ya benshi. Bijya gutangira hari ku itariki 23 z'ukwa kane uyu mwaka wa 2021 nibwo Jay Polly yatowe muri yombi akurikiranyweho ibyaha byo gukoresha ibiyobyabwenge, aho yafatiwe iwe mu rugo ndetse agafatanwa n'abandi bantu 11 barimo na murumuna we. Jay Polly atabarutse akiri mu nkiko aho yarwanaga no kwikuraho icyasha. Jay Polly yitabye Imana afite imishinga ikomeye yari kuzamwinjiriza akayabo ka za miliyoni. Jay Polly yakoze ibitaramo byinshi bikomeye ndetse atwara n'ibihembo byinshi bikomeye. Jay Polly wari ufite gahunda zo gukomeza ibitaramo byagenze gute turavuga cyane kugira abantu bumve byagenze gute mwayangize gute twari mu rugo banje kwa gatanu uwo wita dogiteri Rodrigue niwe wampamagaye ambwira ko hari abatipe bavuye muri Amerika bafite deal, bafite bamwe no muri Tanzania bafite imirima minini bahinga imiceri ko bashaka expandinga byabo bakagera no mu Rwanda, bari mu rwego rwo kuduhuza kugira ngo tubiganireho dukore contract hanyuma dutangire gukorana mu buryo bwo kwamamaza. Nuko rero abo ngabo abanyamerika babiri n'Umutanzania umwe baje kumugara turahura baza mu rugo ubona ndi kumwe n'abantu babiri n'umwana wanjye ndetse n'undi muntu umwe. Araza turavugana nk'iminota 40 ndasimbuka njya kuri studio gatoya ndabwira ndagaruka ariko niba mufite kugenda amasaha arimo arakura. Muri studio ndagaruka ndahabasanga barimo baranywa ariko bagiye gutaha. Njye bitajya kuryama ko nari naniwe. Kubyuka rero nsanga polisi iri hano, hari n'abantu benshi ntazi ko bahageze ari indyama. Ndabyuka batuzana ahangaha ko twari benshi numva ko benshi babangahe urabona gutse n'abasanzwe bose 12. Hanyuma mu byo polisi yatubwiye mbere nuko babasanganye n'ibiyobyabwenge birimo n'urumogi. Jay Polly nawe warabibonye? Ibyo ntabwo bizi kabisa kuko icyo nzi uko twanyije amabwiriza ko haje abantu benshi kandi ni wanjye, ariko ibyo bindi byo ntabwo bizi kabisa. Ntabyo wamenye? Jay Polly batubwira aba bantu bari baje bawe kugusura ni ikirori nasobanuye abari baje kundeba nabo twari tugiye gukorana deal abanyamerika n'Umutanzania umwe, ibyo twaranabirangije. Abandi uko bagiye baza umva nagiye kuri studio ndagaruka ndaryama baragiye bahamagara na nyine. Uremera ko mwarenze ku mabwiriza kwenda ko nabyemera kandi ndabisabira imbabazi rwose. Jay bamufatiye hehe muri abantu bangahe? Nababwiye batfatiye mu rugo kibagabagaba abantu bangahe? amakuru ariko nta bakobwa mwari mwabatumiye ukaba uri muri abihakana ayo makuru yakamute kandi tubonaho gufatanya n'ibitsina gore. Sinavuga kuko babasanze iwanjye ntabwo ari ibyo babatumiye, wese arakubwira wamutumiye. Hari imiti igikoreshwa n'abasore mu buryo bwo gutera akabariro neza yitwa puturi, ngo nayo bayisanze iwawe Jay Polly. Ni wowe wari wayize? Ntabyo nzi byose apart y'ibyo nababwiye, ibindi byose ntabwo babikoretse babihafatiye. ntabwo rwose ibyo mbizi ntabikubwira mbizi. Jay Polly turetse ibyo wafatiwemo icyari no kuri ubu ngubu uri imbere y'itangazamakuru ndetse na polisi yagufashe, uravuga uti nari narangije deal yo kwamamaza nabo uvuze haruguru, ufite ubwoba ko ibi biri bubi cyasha kuri we ku buryo ushobora kubura iyo deal? Amategeko n'amabwiriza ya covid afite ibihano byayo. Icyo navuga cyo nuko twakoze ikosa rikomeye, haje kuza abandi bantu batari bari muri deal, ariko
inshallah turatanga ibishoboka byose amande n'ibyo bihano bigenwe kandi turacyasaba imbabazi ku giti cyanjye ndacyasaba imbabazi covid iracyariho abantu nicyo nababwira biravuga ko mwese mwe mufite ibipapuro byo kugaragaza ko mwipimishije covid oya n'ibyo n'ibindi byo nagiye menya nyuma ngo dogiteri ngo yari yabahaye impapuro zo kuvuga ibyo ni ibyabo bakoze mbere igihe diri nari ngiye kuvugana nabo ni kwamamaza imiceri yabo. Jay Polly uri mu bantu b'ibyamamare hano mu Rwanda ndetse harimo hanze ugaragaye mu makosa nk'ayo kurenga ku mabwiriza ya leta ni nk'iki wabwira abaturarwanda n'abafana bawe cyangwa se n'abandi bahanzi bagenzi bawe? Ibi ngibi rwose tubimazemo igihe ni ikosa ryabaye intentionally kuko siko nabishakaga ntabwo yari ikirori nta pati yemewe muri kino gihe nta nubwo ari pati nayo nakoze. Icyari kigambiriwe ni uko twagomba gukora deal yo kubamamariza imiceri yabo hanyuma ubwo kugenda kwanjye nk'iyo studio ni ubwo bisanzuye batangira guhamagara nanjye ariko ntabwo banganaga gutya ahubwo mbyutse polisi yageze mbyutse nibwo nabonye abantu bangana gutya n'ibyo byose ariko icyo nababwira duhere ku bafana banjye mbasaba imbabazi kubera ko nk'umunyarwanda ndetse w'umuhanzi banakunda nakoze ikosa cyane ryo kurenga ku mabwiriza yagenwe yo kwirinda COVID-19 ndabasaba imbabazi ndasaba abanyarwanda bose imbabazi kuko bibagiraho ingaruka zikomeye cyane ntabwo ari ukuvuga ngo ndasaba imbabazi kubera ko nafashwe ahubwo ndasaba imbabazi kubera ko ibyo nakoze hari umuntu wenda washobora kuza afite covid akayispreading ikaba yagera n'ahandi hose no kugumya kwihererekanya ibyo ndabisabira imbabazi abanyarwanda nkabisabira imbabazi abahanzi bagenzi banjye nkabisabira imbabazi polisi y'u Rwanda kandi ndiyemeza ko ibi byose nibirangira ndasohora indirimbo kabisa yo kurwanya COVID-19. murakoze byo Mutabana Shensa naje Kigali hashize ibyumweru bitatu wenda n'iminsi hari umushuti wanjye witwa Seti yari yamamagaye ngo nze dusangire ku bashuti biwe nagiye nazi ko bari abantu bose nta n'umwe nzimo nzurira umushuti wanjye witwa Seti nta wundi muntu nzi yambwiye ngo nze dusangire umusangire wisanze mu bantu benshi nazi bikuviriyemo icyaha uyu munsi uri kuri polisi byamviriyemo icyaha bisobanuye iki kuri wowe? bisobanuye ko nazongera kugenda nyine ahantu umuntu amamagaye namuzi waturutse hehe ko bivuga ko waturutse muri ya mirenge yo muri Huye iri muri naturutse Mbazi muhe murenge wa Mbazi akarere ka Huye. waje utese ko uwo murenge uri muri naje lockdown itaraba. Hanyuma mu bintu bavuga basanze aho babasanze harimo n'ibiyobyabwenge nawe wari uhari warabibonye njye by'ibiyobyabwenge nari nicaye muri salo urumva ahantu ugeze bwa mbere ntabwo wajya kwisanzura ngo ugende kwinjira winjira njye nari nicaye mu ntebe ntabwo ibyangombwa by'ibiyobyabwenge ahubwo numvise polisi zije ntungurwa no kubona babizanye njye nubwo nigeze nanabibona gusangira wowe bakoresha inzoga gusa njyewe kuba gusangira ahubwo njyewe bakiza nari mazemo Heineken imwe nibwo nari nkihagera byari nko mu saa 11 saa 8 ni kuwa kangahe? kuwa gatanu. biravuga ko mwafatiwe kwa Jay Polly muraziranye? Jay Polly ntabwo muzi nibwo bwa mbere nari mubonye. Ninde wagutumiye kwa Jay Polly wagezeho? Ni umushuti wanjye witwa Seta yaramamagaye arambwira ati Nayira uri hehe? Ndamubwira ati njyewe ndi kwa mukuru wanjye ko naje gusura mukuru wanjye Masaka. Ati se waje tugasangira ahantu nje. Ndamubwira ati ngo ngwino hari amayoga. Ndamubwira ati njyewe reka maye nkakuru rushya mbone kuza. Arambwira ati ngwino. Ko kugenda nyine ngisanga muri baraba. So wagiye imbere kwa Jay Polly cyangwa ziramfashe ntabwo nsabongera kujya nyine mu bintu nka biriya bidafite agaciro. abandi urababwira iki bagenzi bawe batazi ko iyo wafatanye icyaha cyo ikosa ryo kutirinda covid ingaruka ni izi ngizi? Ingaruka nyine ni ugufunga. Jay Polly yapfuye yari afunzwe kuko kuwa 23 Mata uyu mwaka we na bagenzi be 11 barimo na murumuna we batawe muri yombi bari mu rugo iwe aho yari ateye Kibagabaga aho bivuga ko
polisi yasanze banywa ibiyobyabwenge ndetse bakaza no kwerekwa itangazamakuru. Nyuma yo kugezwa imbere y'amategeko nibwo kuwa 11 Kamena 2021 urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwashimangiye icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo cyo gufunga Jay Polly n'abo bareganywe iminsi 30 y'agateganyo. Jay Polly yavutse ku itariki 5 Nyakanga 1988 avukira i Gikondo mu mujyi wa Kigali. Kuririmba Jay Polly abikomora ku mubyeyi we waririmbaga mu korali ya Hoziyana muri ADPR mu Gakinjiro. Ibyo byatumye uyu muraperi nawe aririmba muri korali y'abana. Jay Polly yakuze akunda injyana ya hip hop abikomora kuri mukuru we witwa Maurice usanzwe ari n'umunyamakuru uzwi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda.